undatable cyangwa abakora badasora, abakora izo decoration, abakora izo service zose banditsemo hari ariko bakabikora bo babikorera mu rugo biri undatable cyangwa biri bakora suitable bitazwi batanatanga n'imisoro kugira ngo abantu bamenyekane basore cyangwa bareke ababikora nk'umwuga bakore akazi kabo. Niba nabyumvisha neza, so nta bukwe buzatanga imisoro, nta bageni bagiye gusoreshwa. Impamvu y'iki kintu nuko nabonye benshi mu baharabika cyangwa mu bakoresha imvugo ziri negativity ari benshi bakomeje gukoresha iyi mvugo. Ntabwo ngiye ntabwo ari kwa hostinga witonze, ntabwo Rwanda Revenue mugira budget zitangaza ibintu byanyu mugatanga n'amafaranga, ntabwo ngiye mwanyishyuye. Ibi ngibi nabikoze muri context kugira ngo challenging imvugo ziri gukoreshwa n'ibigarasha cyangwa n'abandi bantu baharabika gusa. Ubutaha nimuza kuri platform yanjye mugomba kureba mugakora mu kigega muri iyo misoro mugira mukavanamo muri budget yo kwamamaza mukazanga mukanyishyura. So tugarutse gato ahangaha izi mvugo ziri gutwistinga bagaragaza ko mu Rwanda ngo abantu bagiye kujya bakora ko bagomba gusora ndetse bakabihuza ngo n'imvugo ngo bavuze ngo funga mukana n'ibintu byinshi cyane bimeje kureba. Ibi ngibi ntabwo ariko kuri sinako bimeze. Rwanda Revenue yabikoze mu bantu bo mu mahanga murabyumva cyane, muzi ko noneho byo umuntu gukora suitable cyangwa agakora adasora, ibi ngibi byo bifatwa nk'icyaha, byo biranafungirwa cyangwa ahubwo bakanagukira mu ukabuhuye n'ibibazo bikomeye ku bantu bo mu mahanga byo murabisobanukiye murabizi. So Rwanda Revenue irashaka kuvanaho suitable cyangwa igashaka kugira ngo niba hari umuntu par exemple Oswakimu yakoze iduka cyangwa afite iduka rya decoration asora imisoro buri kwezi cyangwa asorera company ye, ariko ntabona akazi kuko Godfather mfite ibikora nkabyo cyangwa nanjye mfite company ya decoration ariko ikora suitable cyangwa ikora bitemewe n'amategeko itazwi, kagenda nkishyurwa amafaranga y'umurengera. Oswakimu usorera leta cyangwa usora Rwanda Revenue akabura akazi, cyangwa ugasanga turakora imirimo imwe ngewe sintanga imisoro kandi uyu nguyu dukora bimwe we atanga imisoro. Niba nabyumvishe neza ni muri ubwo buryo Rwanda Revenue yavuze ati oya, niba hano Oswakimu atanga imisoro kubera iki Godfather we yakora atatanga imisoro kandi akorera amafaranga y'umurengera yo kurusha na Oswakimu. So mu yandi magambo nuko bimeze, turagira ngo abantu babisobanukirwe banabyumve neza. Ntabwo Rwanda Revenue yigeze ishyiraho gahunda cyangwa ibindi biciro bishya ku bantu bakora ubukwe ngo amakwe asoreshwe. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo ahangaha ni mu buryo bwiza bwo kuzana umucyo ku bantu bajya muri izi service. Abisobanuye neza, avuga ko atari mu bukwe gusa, nuko batabishyizemo details wenda, ariko yavuze ko nize service zitangwa ku bantu hano hari ibirori, yaba muri anniversaire, yaba mu birori runaka. Niba ufite ibyuma bipima cyangwa muri service watse wishyuza 5 miliyoni 3, kubera iki mu by'ukuri ayo mafaranga yinjiye, kubera iki adashobora gutanga imisoro akinjira mu kiga cya leta? Ni ibintu bisobanutse biri clear. Ahangaha ntabwo ndavuga ngo Rwanda Revenue hejuru cyane, kuko urumva ko bazanye systeme yo kuvanaho undatable. Uburi mu bihugu by'amahanga cyangwa muri bihugu turimo, undatable cyangwa suitable gukora bitemewe n'amategeko cyangwa leta irekonesa ibyo bikorwa uri gutanga, ibi ngibi bihanwa n'itegeko ndetse na company bikoze iyo bayifashe ntekereza ko kabari fungwa. Reka dushimire Rwanda Revenue kuri iki gikorwa no gushaka kugira ngo bibe professional, abantu bihangiye imirimo, akazi kabo kabungwabungwe gakorwe mu buryo bw'umucyo, hajyeho n'ibiciro bihamye. Ndagushimiye cyane bwana commission wa Rwanda Revenue kubisobanuro duhaye no gushyiraho umucyo. Reka rero nsabe buri wese urahangaha kwamagana aba contre 6 abangaba baharabika umunota ku wundi, kwamagana ibi ibintu binasobanukiye ku bantu badukurikiye bangana uko bangana. Mwumve iyi nkuru kandi muyitwara uko, ntabwo hariho imisoro ku bukwe, ahubwo ni ugushaka kuvana icyo twakwita undatable cyangwa suitable zikorwa n'abantu bagaragaza ko batanga service ariko batari reconnaissé na RDB ndetse n'abari reconnaissé bakabikora ariko badashatse kugaragaza uburyo batanga imisoro. Janet ese ubundi kandi turanabifite by the way, ntugire ngo turi gukora ibintu bitazwi, ahubwo no kujya kuvuga ngo dukonfirme 100%. Dufite cases z'abantu batanga umusoro neza cyane muri iyo sector, kavuga ati ngiye mfite company ndatanga umusoro ko bikwiriye ndaguciye miliyoni wenda 5 kwakira abantu wenda ni food and drinks mu birori byawe, kandi ubwo TV irimo agahita bibara neza akavuga ati umusoro nzatanga n'uyu nguyu, no muri delivery ugasanga afite na facture rwose arayitwaje. Hanyuma izi information z'umugeni zo nizi iki mwasabye? Uretse gato iyo ushaka amakuru hari aho yakura, hari n'uburyo yabonamo, kandi uburyo yabonyemo kubona amakuru kuri Rwanda Revenue nizere ko nta kibazo bigomba kuba bigutera, kuko otherwise nta n'uburyo twakoramo. So rero abangaba harimo nabandi bihisha mu bandi, ugasanga
nta hantu na hamwe yanditse atekera ahantu hatazwi, ntabwo ari kuri resitora izwi cyangwa ari hoteli cyangwa se urugo ruzi gukorerwa bizinesi, nta tini ntaki, araterura agenda bitwaye mu modoka wenda nayo itari n'iy'akazi, wenda ngo umuntu yamenya ibyo itwaye, agenda usange akoze bizinesi nk'iyo ngiyo kandi nta musoro na muke yigeze atanga, mu gihe ku rundi ruhande hari undi uri gutanga umusoro. Biri unfair mbere na mbere. Yego, biri unfair kuko buri wese yakaba yatanga uruhare rwe mu buryo bukwiriye, bikanatuma ahubwo dutangira kubona uburyo bizinesi ikorwa mu buryo bwisanzuye, byaba na ngombwa n'umusoro icyo gihe nibwo utangira gutekereza kubona kugabanya ibipimo byawo. So nta musoro ugiye kongerwa, nta nubwo tuvuga ngo hari umusoro mushya uri buze kuzamo, ahubwo turi gushaka kugira gutunganya ibya bidatunganye biri muri iyo sector. urakoze cyane. Oswakimo, niba uri kunyumva, ndashaka kugira ngo ubaze nk'umuntu, umfashe mu kumumbariza ibibazo ariko ubariza abaturage, ntubaze nk'umuntu ufite ibyo uzi, ahubwo ibyo wibazaga utarasobanukirwa wibariza umuturage uri ahangaha hasi cyangwa utasobanukiwe muri ibi bibazo biri ahangaha. Kuko byiwe ndamutse ngarutse kuri ibintu nk'ibi bya resitora, ntabwo ubukwe bwose bisaba kugira ngo abantu bakoreshe amaresitora. Hari n'umuntu ushobora kuvuga ati njyewe bitewe n'uburyo nzi guteka, njyewe umuvandimwe mu bukwe bwawe ikintu cyerekeranye n'imirire n'ibyo kunywa, ibyo ngibyo bimbariho nzabikora ndabimenyereye, akagenda ibyo ngibyo akabikora agateka atanakwishyuje ibyo kurya kandi abantu bakarya bagahaga. So ntabwo ndi gusobanukirwa. Oswakimo, ijambo ni ryawe. Wenda nk'umuntu wakwitanga gutyo, niba nshobora kugisobanuraho. Yes sir. Umuntu wakwitanga gutyo, ibyo nta kibazo tubifiteho na gito. Umuntu ashobora kuvuga ati njyewe nk'abantu bo mu muryango turahaha twitekere nk'umuryango. Iyo ntabwo ari business, ntabwo ari ibikorwa bibyara inyungu, ni contribution isanzwe kuvuga ngo ni gute imirimo iri buze gukorwa. Ibyo nta kibazo tubifiteho. Ariko Godfather rwose uzanabibona kandi uranabibona, hari abantu babigize akazi, ni business. We aravuga ati njye mfite n'umuntu arabikora kandi araza kubigenza gutya na gutya, ugasanga afite n'ibikoresho yemwe. Umuntu nk'uwo ugiye kubyitangira usanga rimwe na rimwe no gushakisha ibikoresho hano n'iki. Ntabwo dufite ikibazo ku bintu, kuri arrangements zisanzwe zikorwa mu buryo bwo kugira ngo ibirori bitahe. Turanabyumva ni complex sector kuko mu tuntu twinshi cyane, ariko ibikorwa nka business bikora imirimo ibyara inyungu byo bigomba gutanga umusoro rwose. Nyakubahwa komiseri, nuko ngo niba nkumvishe neza, buri bukwe bwose buzajya bukora, Rwanda Revenue izajya bukoramo investigation imenye ubwo uburyo ubwo bukwe bwateguwe na service zatangiwemo. Ntabwo navuga ngo ubukwe bwose kuko uboze umubare w'amakwe akorwa mu gihugu, hari amakwe ashobora kuba arenga miliyoni 5 cyangwa se simbizi 5,000 simbizi. Kandi ubwo turi kuvuga ubukwe gusa, ntabwo uvuze anniversaire, ntabwo uvuze n'ibindi. Uretse gato na anniversaire se n'ibingibi birimo service zatangiwe no muri anniversaire, n'izi ngizi aba bakozemo service bazajya basora. Erega umuntu ukora ibikorwa bibyara inyungu wanze wumva ngo agomba gutanga iki? Umusoro. N'ubucuruzi nk'ubundi. Yego, ntabwo turi kuvuga ngo nuko ari ubukwe, ngo nuko ari anniversaire, nuko mu gihe ukora igikorwa kibyara inyungu usabwa gutanga umusoro n'itegeko. Mu gihe cyose bigaragara yuko hari amafaranga winjije acibwa umusoro, uko ari nadacibwa umusoro nimuzaho umwanya. Ntangiye gusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo ibi ngibi ari ibireba cyangwa iri tangazo mwashyizeho nka Rwanda Revenue yashyizeho, ntabwo ari ireba bakoze ubukwe, ahubwo ni irireba abatanga service ariko badashaka gutanga imisoro cyangwa batabikora mu buryo buboneye. Ni ibyo nuko turi tangazo twashyizeho, ariko ni ibyo ngibyo ko bivuze. Icyo tugamije ni umuntu ukora ibikorwa bibyara inyungu ushobora kuba adatanga umusoro mu buryo bukwiriye cyangwa se atananditswe mu misoro. Niwe dushaka kugira ngo tubone amakuru agendanye nawe bitewe n'aho ayitangira. Aho ayitangira murahabona nyine ni kuri venue, aho ibintu byabereye. Niba ari ibirori bibera kuri venue byanze bikunze, nibwo umenya ngo transport ninde wari uyifite, nibwo umenya ngo ninde supplying ibyo kurya, ninde ukora ibiki n'ibiki. Aho niho turi gushakira amakuru kuko niho bose bahurira. Ariko nta nabibabwiye, ntago ari aho ngaho gusa, buriya nuko wenda ari byo abantu babonye, ariko ntago ari aho ngaho gusa. Hari n'andi makuru menshi tuba dufite mu bundi buryo tuba tugomba kugenda duhuza kugira ngo tubone uko dukora ikintu kiri objective, kitageze umuntu kirenganya, ariko nanone gifite ukuri navuga ngo kudakuka.
Alright. So impamvu rero nakomeje kukubaza ibi bibazo bingana gutya nyakubahwa, nta yindi mpamvu ni uburyo abantu especially bakoresha social media bafashemo kino gikorwa bose bakakitirira ko Rwanda Revenue igiye gutangira kwishyuza abantu bakora ubukwe, gukora ubukwe umuntu agasura. Urumva ko babitwistinze bakabishyira mu njyana itariyo cyangwa mu nyito itariyo, ndetse sinjya kure abanzi b'igihugu cyangwa bamwe baharabika kurusha abandi bakabikoresha mu nzira yo kuvuga ko none ubu turi kuvuga n'umunyarwanda ugiye kujya kora uko agiye kujya asoreshwa. Ariko niyo mpamvu nifuje kugira ngo iyi space habe dusobanukirwe cyane, abantu babashe kubisobanukirwa. Urumva ahangaha niba mbyumvishe neza, mukanya ngiye gutanga ijambo ku bantu basabye kugira ibibazo babaza. Turi kumwe na komiseri wo muri Rwanda Revenue, baraza kudufasha ufite ikibazo kibaze. Ariko niba mbyumvishe neza bwana Oswakimu, no ahubwo iyi ngiyi ni favere cyangwa ni opportunity ku bantu bakora izi service nk'umwuga kandi bazisorera. So bamwe bazikoraga mu rwego rwa magendu rero batazisorera, babe official bazikorere mu buryo bwimbitse cyangwa bwa nyabwo nabo batangire kuzisorera, bitari ibyo bahagarike hanyuma abangaba basora buri munsi akazi kabo kabe officiel, batangire noneho no kubona akazi kenshi tegakorwe n'abantu mu buryo bwa magendu. Mu yandi magambo niba mbyumvishe neza, Rwanda Revenue irashaka kugira ngo abantu bakora professionally bareke gukora suitable cyangwa under table. Niba ndi kubyumva neza, bakora ibintu bitari officiel, kandi noneho hari abandi bakora ibyo bintu nk'umwuga babikora kandi babisorera. So ugasanga arahangaha yishura imisoro kandi noneho n'akazi karabura kuko gakorwa n'abantu bagakora suitable cyangwa bagakora under table. Niba nabyumvishe neza, ni muri ubwo buryo ntabwo bishyuza cyangwa Rwanda Revenue ntabwo yashyizeho uburyo bwo kwishyuza imisoro ku bakora ubukwe. Ariko nagombaga gusa nkaho umuntu utabisobanukiye kugira ngo mbarize umuntu uri hano hasi cyangwa na bamwe batabyumva. Ngayo nguko Rwanda rw'ejo, ijambo ni ryawe. Niba ari ikintu ufite cyo kubaza komiseri, ijambo ni ryawe. Hanyuma abantu bari TikTok muze kuzamukana mu bibazo byanyu ndaza kubyakira. Twagiye Rwanda rw'ejo. Mwiriwe neza Godfather. Yakoze umutumirwa, numvishe bose atanze ibisobanuro byumvikana, ariko mfite ibibazo nka bibiri. Kimwe ndagishingira ku byo ijambo asoreje avuga ati iyi sector ni sector iri complex, habamo ibintu byinshi. Akanavuga ko ngira ngo ni nacyo kibazo mu majuru amubaza ngo ese Rwanda Revenue irashaka kujya imenya buri birori byose byabaye, abatanze service kugira ngo ikurikirane none imenye ngo ni bande batanze izo service basanzwe babikora nk'umwuga bitangira umusoro, nabande ni bande babikoze batabikora nk'umwuga. Ariko ndashaka kumenya mbere na mbere ingamba Rwanda Revenue igiye kwifashisha, kuko icyambere niba tuvuge habaye ubukwe bwa Rwanda rw'ejo, haba ibijyanye na food and drinks byitaweho na restaurant Umubano. Iyo ni restaurant isanzwe ikora ayo makuru, nzayatanga mbabwire ni restaurant Umubano, kandi restaurant Umubano ubwo ifite gukurikirana no kwisora imirimo yayo. Ariko niba tuvuga urugero ibijyanye no